tujya kumushingura i Bukavu. Gusa ikintu cyambabaje icyo gihe ni ukuntu twese tutabashije kugenda kandi byari ngombwa, noneho birangize tugahitira amasuku tugasanga inzu yarakwiriye ivumbi, gutyo tukaza dukingura umuryango ukamusanga gusiza n'intuza ni umusaka, niba ari umusaka ari ivumbi, intebe zahinduye kuko twakaza tujya muri nyine iyo twakaza dufata intebe, imisego y'intebe tukayishyira mu cyumba kubera ko hari ubwo mwigaga nk'amezi 3 angahe, urumva nyine ivumbi ryabaga ryuzuye, noneho wagera gutya mu rugo ugakubitana gusa n'ivumbi, twebwe urumva nta kuvuga ngo muraho neza, mumeze nte? Twebwe tumeze neza, turashima Imana ngiye kutubyutsa w'amahoro. Turabaramukije aho muhereye mwese mutandukanye mu bice by'isi bitandukanye, turavuze ngo amahoro anyagasana abaye namwe, mwege muri mu bihe byiza, Imana ishimwe. Wewe mu bihe bitandukanye umva ubuzima bukomeye, turavuze ngo pole, nta bihe bidashira. Turagushuhuje wewe wahisemo kudukurikirana kuri Mama Ariel, wari mu bice by'isi bitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abo bantu aho hantu mvuze ntabonye abantu banyeretse urukundo. Imana mwishaho umugisha. Abantu bo muri ejo nagiye ahantu nkura n'umuntu arambwira ati yabonye umuntu wampostinze, kandi uwo muntu ntabwo habe, arambwira ngo yabonye ikiganiro cyandahita yumva nyine bimukozeho nawe. Imana mwijuru ibeho umugisha. Ndabashimiye mwese abantu bari hano Nairobi, ndabashimiye by'umwihariko abantu basharinze ibiganiro byanjye. Imana mwijuru ibeho umugisha. Twagarutse nanone kuri Mama Ariel, ntimukarambirwe kudutega amatwi. Nukuri nkuko natangiye mbibabwira, nije ndubuhamya bwigendera, ndetse n'abagenzi banjye bavandimwe banjye turuhanya bwigendera. Nongeye kuguha ikaze. Ndi kumwe nanone n'umutumirwa wanjye uyu munsi wa none, tuguhaye karibu. Waramutse? Haramutse neza. Waramutse ute? Twaramutse neza, turashima Imana, tubonye Imana ikingura. Ariko sibye ko ntakiri umutumirwa. Burya hano hagiye kabiri, inshirambere ubura umushyitsi, inshira kabiri wabaye umusangwa. Wowe musangwa? Ndi umusangwa. Rimwe na rimwe muzajya mumbona kuri ino TV. Ni mu nkunda ariko nzagaruka, ariko nimutankunda mukanga ngo wapi nzaba nyine ngiye ku ruhande. Ariko kugukunda gute nyine ntuzi ko ari ntabwo dufite abantu bangana. Urebye ukuntu baba bateye urukundo n'abana beza cyane, ariko abashaka ati wapuri warakubihiriza ntazongera kugaruka. Ariko nzi ko abantu bari hano kuri no channel bose bafite umutima mwiza, umutima wera. Nta muntu urimo wose avuga ngo ntago yagukunze. Yarata ndakunditse, mfite igikundo, yarata nta muntu wanyaga, kereka wenda umuntu ufite mukoshi. Ntabwo mwiri cano yejejwe, ni cano y'abantu b'Imana, ni cano yo gushima Imana, y'abantu babashima Imana baciye mu buzima butandukanye cyane. Tuzagenda tuzana abantu benshi batandukanye. Hari umuntu wanyandikiye nimugoroba arambwira nyine mu kiganiro cyacu aragikurikiranye, message ye yankoze ku mutima. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo ushima Imana wowe wari ufite umuvandimwe, ati bo basigaye ari abana babiri, noneho birangize mugenzi we naza kwitaba Imana. Yesu yambwiye sorry, ari kuresa ku buryo nimba ari hafi ntago hazamutumira. Yambwiye ati ntago gusa nindamukanje muri bino bice nzaguha ubuhamya. Ni ukuri nzaguha ubuhamya. Guys, reka tubabwire ikindi kintu. Twege murabona nyine nyine ukuntu twege twifuza nk'umuntu wese uzajya wumva nawe wanyuze muri bino bihe twanyuzemo, azajya yandika avuga ati nanjye ndifuza ko nanjye nazaza tukaganira. Kandi n'abana bose duhuje ibibazo, umva uri free kuvuga ati ndaza kubahereza nyine ikiganiro, mbese nyine tukamera nk'abavandimwe. Kandi mutumva ko turi abanyabibazo, twarashubijwe. Imana hari ahantu yadukuye, Imana hari ibintu yadukoreye bikomeye cyane, ku buryo ntuvuga ngo ndi umunyabibazo. Imana yadukuye ahakomeye ugereranyije n'ahantu twavuye.
ugereranyije n'umuntu wari guhera ukuzi za watubonye. 2007 nibwo nyine ibintu byari bikaze. Ubuzima bwakomeye 2007 na 2013 igihe mukecuru yitabye Imana. Ariko ubu ngubu nyuma twana dutangiye kuba utwangavu, noneho niho ubuzima bwongeye kandi gukomera aho hantu. Rero n'umuntu adukomeza kuza tuvuga gutya, hari ejo ukagira ngo wenda na n'ubu niko bikimeze, ejo namwe ngire ngo murabibona. Hari ikiganiro nabonye kuri YouTube, icyo kiganiro cyaratrendinze ahantu henshi. Papi Clever mama wiwe akora anniversaire y'imyaka 60, aravuga ngo apfaga afite imyaka 28 muri jenoside, ngo aravuga ngo nageze imyaka 60 ngo azakora ikintu gikomeye, kuko mu mategeko ya Bibiliya umuntu amupfaga afite imyaka 60. Niryo tegeko? None se kubera ko Imana izemera ko abantu babapfakara bakibata nimba ari itegeko ryayo? Ubwo ni ubushake bw'Imana. Ubwo ni ubushake bw'Imana. Ariko ni ukuvuga ngo bandi bari mu gupfakara, bano bana batoya bapfakara afite imyaka 20, bapfakara afite imyaka 30, n'upfakara afite imyaka 50, uriya ntabwo yemeye ko ari umupfakazi muri Bibiliya. Noneho rero uwo mumama ngo aravuga ngo Mana, ko nzi ko umupfakazi, umuntu w'umupfakazi afite imyaka 60, ningeze imyaka 60 nzakora ikintu. Niho mwabonye ko ziriya anniversaire yiwe bwari nk'ubukwe. Abashima Imana, uriya mubyeyi byaranshimishije ukuntu yasigaye, nawe yasiganye abana batoya cyane, nahise nikomparinga nk'ako twanganaga cyane. Rwari urugendo rutoroshe. Rero natwe nimutubona dushima Imana, ngiye ku giti canje ngiye navuze nti Imana, nimbona turashaka twese abakobwa nzagushima. Hari ukuntu nyine twakaza twicara twege mwacu nyine muri iyo nzu yacu, hari icyumba kimwe twari twaragize icy'amasengesho gusa, cy'amasengesho. Noneho kwa kundi twarasengaga tukiri batoya mw'abantu, kubera ko hariho nk'ibintu yari yakaza tubwirana, n'ubu ngiye nibyo nkigenderaho, akatubwira ngo nuzajya usenga Imana ngo uzumera nk'aho ari umuntu mwamuganira. Je nako nza nasenga Imana nzasenga nk'umuntu ya ndirimbo ye twajyaga turirimbana nyuma yaho yagendeye, bajyaga tuza kuri indirimbo yo mu gitabo ngo ndetse n'umwana muto yizi gusenga. Ariko yongeye yindi ametenda majabo ni nje niyo na nubu ngiyo nagize nk'ikintu ngiyo nabaga nakora ikintu nyuma byakaza niyo nabyitiki. Uzi ko nubu nyine niko bitangiye kumvamo, bahari bagazagira mu rusengero batari iriya ndirimbo ngahita mwibuka, kubera ko twajaga kuryama niyo yari indirimbo. Noneho tugahita tuvuga nyine twabaga tumaze nyine nko gusenga, hahoragamo umukeka mu cyumba, nta kindi kintu kibamo, ari umukeka gusa n'akajerekani twakasa dutera. Noneho urumva hari umuntu akasoma Bibiliya cyagiye cyangwa kakakaza tubwira oya mama ni wakazusoma Bibiliya kubera ko ni wari uyisobanukiwe, twege tukirinjije ziri aho ngaho. Noneho tugahita tuvuga ngo Mana, nkibaze ngo rero ubuzima nyine nitumara kuba bakuru tukumva ko tuzajya tuza aho ngaho nyine iwacu mu cyaro, twege twakuriye mu cyaro se twakuriye mu mujyi, twumva ukuntu tuzatuza n'abana bacu mu mamodoka. Nahise muri Edeni kuko ngiye ukuntu nafataga hari ahantu hari muri Edeni, tugahita tuvuga ngo shango ngiye ngo nzajya nza ngo hano, kubera ko urumva nyine twumva ko nidukura tutazaba tukiri mu cyaro, tuzaba twaragiye mu mujyi, twarabaye abantu bakomeye ngo buri muntu aza n'umwana we mu modoka. Ariko Mana we nyine mbese kandi koko nyine ni nako bizanagenda, niyo nzira. Ariko nyine Imana ni nziza. Sasa rero twagirangira ngo tuganire nyuma. Urabona ari iyo umuntu amaze gukura, cagiye umwana w'umukobwa bamubwira ati rero bigenda gutya na gutya, nta mwana w'umukobwa witwara gutya na gutya. Kiriya gihe iyo urerwa n'umuntu utari umubyeyi, hari igihe atinya kukubwira ibintu akaza ashukira, ahubwo atereka ndaya kuvuga bino bintu ntiteranya se umwana wanjye siki. Nyuma yaho twaje kubabwira ko byageze igihe kakararwara nawe, kakararwara aza kwitaba Imana nawe. Rebuka ngiye yararwaye icyo gihe nkuko nayo babwiye mu kiganiro cy'ubushize. Abantu batakurikiye ibiganiro byacu ndagusaba ngo uzagenda uzasubira inyuma ukurikirana ibiganiro byacu, niba uzagenda umenye se bano bantu ubuhamya bwabo bumeze bute. Icyo gihe nyine yagoye ndi ku ishuri n'igihe baje kubwira mbere, ndataha ngiye mu rugo nsanga nyine kakararwaye. Nahahuriye na Muyomba icyo gihe, nahahuriye na Muyomba umwe araza turamureba nyine, Muyomba yahise amutwara amujyana nyine mu rugo iwiwe,
ajya kumuvuza. Ese uribaza icyo gihe byaje kugenda gute twebwe abandi bana bazotaha ishuri byagenze gute? Urumva kaka njyewe yararwaye igihe nyine arwarangiye, urumva nabaga mu kigo c'abapadiri, habaga amategeko, umva ku buryo wakazupfusha n'umuntu bakazakubwira uri hafi gutaha. Urumva ngiye kaka yararwaye sinabimenye, ahubwo ngira ngo niba waranyuze mu kigo kiraga narivuye gushingura. Yego sha, njyewe bambwiye ko kaka apfuye hashize nk'icyumweru cyangwa 2 gutya, ariko nararwaye nkabura ikintu narwaye kubera ko ngiye akenshi kaka njye yandeze kuva kera nkiri muto, yarumva urupfu rwe nibwo rwankozeho cyane nyine. Ndibuka icyo gihe nyine, ndibuka njyewe kaka yapfuye nari maze kuba umuntu mukuru, nari ndi mu wa 6 segonderi ndabyibuka. Barambwira nyine nahise yaguye icyo gihe yaguye i Bukavu. Muyomba nyine yari atuye i Bukavu, bahita bamutwara amaze kuremba nyine. Hari Muyomba umwe wari utuye i Kigali, bahita bamutwara i Bukavu ngo ajye kuba ari yari, kuko nawe indwara ye yarihuse, ntabwo yarwaye iminsi kuko mama nawe yarwaye iminsi mikeya, yahise arwara iminsi mikeya nawe arangize ajya i Bukavu. Bane kugera i Bukavu nyine yitaba Imana. Njye ndibuka bampamagaye, namenye amakuru nyine mu gatondo bukeye, birangize tujyana na bro, tujyana na musaza wacu nyine wa wundi nyine wo kwa data wacu, turajyana nawe gushingura. Wewe wigaga mu bapadiri? Na Flora yigaga mu Mansera, nawe yigaga mu kigo gikanira c'Amansera, nawe gikanira cyane. Ahubwo SP ni utaraye. SP yigaga Gahengeri. Yigaga Gahengeri cyangwa Mutara Musheri? Yiga Mutara, si Rwamagana, sinibuka nicyo gihe yana yigaga. Birangize yigaga i Rwamagana nawe. Kuko ndibuka ko nakoze tuwamwe. Ariko bana urumva ninjye SP yaratuye ku muhanda, nakoze tuwa mvuye gushingura, njya kubabikira bose. Njyewe nabashije kugira amahirwe yo kumushingura. Icyo gihe nyine bahise bagira, ndagenda turambuka tujya kumushingura i Bukavu. Tujya kumushingura i Bukavu. Gusa ikintu cyambabaje icyo gihe ni ukuntu twese tutabashije kugenda kandi byari ngombwa. Noneho birangize nuko nyine twagiye gushingura, barashingura birarangira. Nahise nkora iki? Naciye ku ishuri ry'uyu nguyu ryawe, ndagenda njya mu kigo, njya gusaba nyine uruhushya ryo kujya kubabwira nyine. Ndagenda njya kubabwira, waramenye amakuru? Nari nararwaye, noneho nkarwara nkayoga ikintu narwaye. Ako urumva Mansera iwe yarazi icyabaye. Mansera barahamagaye ku ishuri baramubwira ati umwana kana yagize ibyawe. Kubera ko buri gitondo yahoraga Allen umeze ute, yari umukongomani. Allen uko waje, urumva noneho njyewe none abana akavuga twabanaga nyine muri atari ko Allen noneho Mansera ko sigaye gukunda niki byagenze bitishanga baganishije. Urumva nje naraguye mu gitanda ntajye njya kwiga, nararwaye. Abantu nyine nk'umuntu wapfushije umuntu we wo ku mutima arabyumva, uzubimenya mbere yuko nuko umuntu apfa. Nje umva nkabura amahoro, ngacika intege. Urumvaga nibwo rero, ariko buri munsi agahora aza kundeba nyine ahantu nyine abarwayi babaga bari. Naho gakumbe kaka wanjye yarapfuye. Nje no kureka mbabwire, urupfu rwa kaka ni rwo rwankozeho kuruta urwa mama. Abantu bashaka ngo suga ibyo bintu birashoboka, kubera ko kaka niwe muntu wandeze. Kwako mayavuze ngo kaka nagiye kwa kaka nyine nari ngifite ngo wagiye gucuka, kubera ko batujyanye dukurikirana. Ngenda nkiri umwana muto ntaranagira n'umwaka, noneho nkora nza nita kaka mama, nabamukamuyamba nakaza mbita nyine mama. Urumva nyine we ntago twabanye cyane mu kugira. Igihe twabaniye we nibwo tumaranye nk'igihe gitoya ahita. Nuko noneho uyu wacu ga rero avuyaga gushingura nibwo gahise aza
arambwira yarambwiye sinigeze ndira kubera ko urumva nari nararize narihanaguye ntazi ikintu cyambayeho ahitaga nyine ambwira ngo kaka twegeje n'igihe cyo gufunga aho byari yegeje igihe cyo gufunga ndabyibuka kuko ahantu byibukira nagiye ku ishuri rya Flora ku ishuri ryabo nabarangati rero mwari gutahana ariko turi hafi turi mu exam mwihangane ntago twamurekura ngo agende ajye mu rugo ubwo nyine nagiye ku ishuri ryabo njya kuvuga nyine turaraho ngaho nyine urumva nanjye nari mvuye mu kigo c'ishuri noneho ndagira imva ku ishuri ryabo ngabo mpita ntega byari mu karere kamwe na Flora twari duteganye gutya gusa ari ndambuka ndagenda njya ku ishuri ryabo nawe uwo nawe njya kumubikira nyine nawe Mansera nawe twarababwiye amakuru ndagenda noneho ngo ngenda Mansera yarazi ngo ni umuntu mukuru noneho ndagenda njya ndibuka yaje kuntega kuri gate arareba ngo areba nyine umusekirite agase hari umuntu naje gutega hano yaba yahageze ati hari umubyeyi naje gutega none agira gutya abona ningiye abona n'umuntu none uri umwana none se uko nayizi ngo umubyeyi nje gutega none ko mpambona ngo nawe uri umwana arangize ambone ahita ntwara mu macumbi yabo y'abamansera aho babaga yaribuka ntageze uwo munsi nyine abana bari mu maklasi arantwara nyine njya mu macumbi yabo ahamagara uwo murumuna wanjye nyine nawe araza yo ndibuka ambonye mana we urumva twari tubaye imfubyi kabiri twari tubaye imfubyi kabiri urumva rero byari ibintu bitoroshye kuvuga ngo umuntu musigaranye nawe aragiye yes uhita wumva nkaho isi kuguyeho ugatangira twasemana noneho bizagenda gute ubuzima Imana burya igitegura ikintu yarateguye n'ikindi narababwiye mu biganiro by'ubushize Esther yagiye kuba imfubyi Imana yari ifite ukuntu izabikora pe noneho ndagenda ndangize iwe nta makuru yarazi ndagenda nkonge ahita yikanga noneho waje kunsura nabo nge no aribwira nanjye yazi ko ndi ku ishuri nanjye hasi aribaza waje kunsura noneho mburiye nkuru kurundi bivuge Mansera wiwe arangize Mansera we nyine abari umugati rero ati rero mama wihangane ati umubyeyi wanyu yapfuye shaka urabyumva nta kuntu byahise bigenda ntabwo byari byoroshye birangize Mansera aza kumusaba ikintu kimwe none se yaje kudukurikirana mu Mansera yaje kudukurikirana yabanje bari abasirikare twebwe nk'abantu bazi ikiziguro ho ni mu gisirikare njye nta mikino ntabwo bigeze bampuza bari hagiye mwe bari abamansera bavanze n'abapadiri ibo bari mu Mansera gusa aho yigaga noneho birangize ahita avuga ati none ko nashakaga ko mwampa uyu mwana amwati oya ntago byaje akaba umwana none se akabasaba se mutashe ku ishuri bigenda bite nta kibazo nubwo nyine mukecuru byarangiye dufite famiye nta kibazo mbese we yibwiraga ko ntapfu nta rugo ntabwo ari uko bimeze dufite famiye dufite abandi nyine nta kibazo noneho arangize noneho uwo muntu nawe ati oya ntabwo ngiye kuba mu Mansera gute ntabwo byashoboka nk'abantu mwe rwa rugendo rutoroshe mukuri turashima Imana nyuma ho noneho rero urumva kaka amaze gupfa kaka ubwo duhora tuvuga ni kakubyara mama ubwo urumva nyine akimara gupfa noneho nabwo ubuzima bwarakomeye ntabwo mwabyumva urumva icyo gihe mama gipfa nyine twari tukiri batoya kandi nta bintu byinshi tugisabwa nyine muzi abana b'abakobwa baba bashaka ariko urumva noneho kakaramaze twari tumaze twese kwigira ruguru urumva nyine ibintu byose icyo gihe nibwo nyine tuba dukeneye nyine ababyeyi abantu batuba hafi icyo gihe nabwo ubuzima bwarakomeye cyane ariko Imana ngenda shimira no kuri amafamiye ese reka nkubaze nka cya gihe nyine twabaga tuvuye nko ku ishuri nyine tugiye gufunga wowe ni ikihe kintu mbere cyahitaga kigutekerezaho uzi ko nyine tugiye muri vakansi kandi uzi ko
urabona urumva kaka yapfuye asiga nyine twaravuye muri famille, urumva kaka aravuye nyine muri famille twibana nyine mwacu twibana mwacu. Bako urumva kira gihe wahita gutekereza iki? Kira gihe ngiye kunabivuga, hari abana twiganaga babacika cumu benshi, ndanabashuhujeho bari benshi barankurikirana, njye nagiraga imbaraga. Nkuko nabibabwiye, hari umwe twiganaga ntiyagiraga epfo na ruguru. Uziko hari abana bajyaga basigara mu bigo cyane. Ese wakwibuka ngiye agasigara disakora nk'amasuku mu kigo, harimo abana cyangwa se bakagenda mu marofeni benshi. Ariko twebwe ikintu dushima Imana nta muciye mu ijambo, twebwe ikiza dufite amafamiye. Usibye no kuvuga ngo famille, twebwe kandi dufite inzu yacu tudakodesha. Twebwe ikibazo cyo kuba ngo rent irava he, icyo kintu Imana yari yaragikoze, yarateguye wa muzungu. Ariko urumva kandi dutandukanye nyine n'abandi n'izindi mfubyi cyane. Icyo kintu inzira z'Imana mw'abantu. Wewe watekerezaga ute? Je ikintu najyaga ntekereza, urumva abana iyo mwabaga muri internet mwavuga ati ngiye guca nkumbuye kanaka ngo ningera mu rugo ngo mama zane ngo nzamubwira shamana niba ari ikintu kibabaza. Twebwe njyewe ukuntu byakaza bigenda, nabonaga nyine wa munsi muri buke mugataha abana bagahamagara iwabo bagakora ikisha, ngiye nkajya mu cyumba. Hari umwana umwe nyine warunzi nyine azi ko nta famille mfite, nta mubyeyi nawe, sinzi ukuntu nawe ibintu bye byari bimeze. Urumva ntabwo yari uwo mwana, ntabwo yari yarezwe na nyina, nawe yari yarerewe kwa nyirakuru. Ariko urumva nyirakuru nyine we akajya nanonge bahamagasha nkajya mu nyine mu gitanda nkarira ngatekereza ukuntu twebwe tugera mu rugo. Urabona hari ukuntu abantu akenshi babaga bageze ariko ngiye gutaha ibiki bizaza. None twebwe twaratahaga tugahitira mu masuku, tugasanga inzu yarakwiriye ivumbi. Gutyo twazaga dukingura umuryango ukamusanga musizo n'intuza n'umusaka n'wari umusaka ari ivumbi, intebe zahinda. Kuko twakaza tuja muri nyine iyo twakaza dufata intebe, imisego y'intebe tukayishira mu cyumba, kubera ko hari ubwo mwigaga nk'amezi 3 angahe. Urumva nyine ivumbi gabaga ryuzuye. Noneho wagera gutya mu rugo ugakubitana gusa n'ivumbi. Twebwe urumva nta kuvuga ngo nakuvuga ngo wenda ndabanza ngere mu rugo banze nkwe sange wenda banyita. Twebwe twakuraga muri uniform gusa ugahita ugira tukita nyine umvaga twese ni nkaho nje na muri umuna wanje ni nkaho twigaga ahantu hateganye hamwe. Ni nkatwe twakaza dushika uyu ngo ni wakaza dutanga najyaga mbata. Ariko n'ubundi tugasanga dutegereje none nje na muri umuna wanje tugasanga aho dushikiye rimwe tugafata. Ubwo urumva umwe akajya mu cyumba kimwe, undi mu kindi urumva nyine tugakubura tugahuriza gucyamwe muri koridori dusohora ibishingwe, tugahita umwe ugafata torosho. Urumva uko umuntu twagendaga tugabana ibyumba, ukamufata torosho tugakoropa tukajya mwaguye nk'agacuho mukagenda nyine mukicara mukaruhuka. Ubwo nyine mugahita mupanga gice muri buryo. Urumvaga n'ubundi ibyo kurya kenshi rimwe na rimwe twabaga tugiye kwishi twarabitangaga tukabitanga. Hariho bimwe byapfaga nk'umuceri wenda niwe tutatangaga tukagira. Guys reka mbabwire nuko Imana nimba hari ikintu kibaho cya mbere kigeragezo nuko kuba imfubyi uri mutoya. Kaka amaze gupfa nibwo noneho twamenye ubupfubyi icyo ari cyo. Twaje none uruva twaje nabwo gusubira ku ishuri. Ubwo nyine twagendaga muri cya cyumba tugasenga. Hari n'intego twihaga ubwacu twakoze twebwe dukundana. Nicyo kintu Imana gusa yari yaraduhaye tugakundana, ukavuga ati runaka ntuzarenge kuri iki ngiki. Mbese twese tugira amategeko tugenderaho. Agataho dushurira inyuma ibintu. Hari igihe cigeze kugera haza umuntu w'umupasiteri
arangiza yari umupasiteri yaturutse i Kigali, aza kuvuga nyine ati yari afite itorero nyine muri ka gace, mbese yari branch y'itorero ryiwe. Aza kuvuga ati ndashaka abana b'imfubyi nzajya kurera, abakobwa 2 n'abahungu 2. Birangize yafashe abana 2 b'abakobwa nyine bandi bari abo ngaho muri quartier, aza gufata n'abandi bana abahungu bacu 2 batoya, kuko ndibuka kaka yapfuye abo bana nyine babayo. Rangize uwo muntu Imana mu ijuru nayo izamuha umugisha, aza kubatwara babaye imyaka ingahe, kuko bagiye bafite nk'imyaka bagiye ari batoya, 4 bagiye ari batoya. Sito ntabwo twayishangije abantu nayo, bagiye ari batoya. Kaka nico gihe nyine twajyaga ku ishuri ajya gasigara mu nzu ari wenyine, harakana k'umuturanyi bari baramuhaye ariyo babana nyine mu rugo. Baza kugenda uwo muntu nyine wari warabatwaye mbese nyine nawe yaragiye kubarera, ariko nyine uwo muntu nawe yari yaragiye kubarera ko ashaka amananiza, ahubwo ati nta muntu ugomba kubasura, nta famiye. Kandi ahantu yari atuye, kuko ndibwo yari atuye mu karere ka Kicukiro, na Muyomba ari watuye, Gikondo bose. Biranga Muyomba akiba akajya kubasura, akajya guke yabane no kwitorero ryiwe akajya gusengerayo akababona. Noneho biza kugera wa muntu ararakara amenya amakuru ko abana najya babasura, arivumbura ahubwo ati abana rero bagomba gusubirayo, kuko yaje kudusobanurira umunsi abaduha, yaje kudusobanurira ko intego yiwe yari afite ngo ashaka ngo kuzabarera nyine bagakura bazi ko ari umubyeyi wiwe, kubera ko atari yaranabyaye. Ngo arangize ngo akazabwira nyuma, ariko nyine uburyo yari yabikoresheje natwe dufite impungenge. Impamvu wenda mwoza kwibaza ese ko mwaravuga ngo mwasigaye gutya, abo bana baje kugenda nyine, ariko byaje kugera igihe baza kugaruka, mbese ntitwubahiriza amasezerano yiwe, baje kugaruka. Murumva nyine bagarutse aho ngaho niho nyine ibintu byahise bigira, nubwo twese tujya mu mafamiye noneho neza nyine birerura tujya muri famiye, kuko abo ngabo abana nyine bari batoya cyane, natwe nyine baravuga tugomba kujya muri famiye. Ariko bora muri famiye twatangiye kujya muri ya twari bakuze 2016 gutyo, 2017 gutyo, twari twarakuze nyine abantu basigaye bumva nta bwoba bw'ubuzima cyane. Nico gihe nyine twahise dukora iki, twahise tugenda hehe muri famiye nyine. Rero iyo nyine navuga ko nyine byayize, mbese nyine muri iyo minsi nyine kaka amaze kwitaba Imana, niyo nyine byahise bikora iki, tujya muri famiye. Tutaha mu rugo, twatashe mu rugo nk'umwaka ugere nk'umwaka, kuko twarebye gucikiza nuza kubera ngo twongere famiye baratuye ahantu hatandukanye, kubera ngo twongere tugere tujyeyo, amashuri bamwe byari bigoranye. Ico gihe nyine byahise biba ngombwa nyine ko tujya muri famiye nyine nyabyo. Yego rero mw'abantu mwe turashima Imana, hari ibintu yakoze mu buzima bwacu, ibintu bikomeye cyane. Ntago twaje hano ari kuvuga ngo iki n'umuhigo twari twarahise ngo Mana ubanya tuzabusangiza abantu, kubera ko natwe hari abandi bantu banyura muri bino bintu. Turashima Imana ku byo yakoze ku buzima bwacu, kandi twaje hano ari ugukomeza abantu. Hari abana batoya, hari ibiganiro tuzogenda tuganira tugaragaza imbogamizi abantu, challenge abantu bagenda bahura nazo, n'abarera abana bura hari challenge bagenda bahura nazo nyinshi cyane. Nko kugira ngo unezeze umwana utari uwawe biragora. Uzi ko hari ubwo aza guhana nyine akagorana nk'ibisanzwe kandi wakoze ikosa, ariko ugahita wumva nta kindi gita kikuzamo ngo nuko wenda ngo atari wumbyara. Kandi mu by'ukuri nawe yaguhanye nkuko hana abandi biza bigora, kandi muzamureka dushimire bari abantu bazarira abana batabyara. N'ukuri kubera ko Imana izibahereza umugisha, kuko ni ikintu gikomeye, ni ubutwari. Uzi kugira ngo ukore ikintu unezeze umwana utabyaye, hari ubwo uzugira gutya wenda yakubwira nk'akantu murabizi abantu b'imfubyi ukuntu twivumbura, ukabugenda inyuma y'isi ukarihira ko batweza nuko ngo shanga mama nuko yapfuye ngo nuko papa yapfuye, kandi mu by'ukuri we yagwanye, kandi mu by'ukuri byari yagwanye kwabye. Imana izibahereza umugisha, n'ukuri ndabashimira. Tutagaye n'abandi nabo hariho bamwe babaho babi,
barahari harimo uko imeze ariko twebwe aho twabaye ntabwo ariko byagenze twagize umugisha turashimira ba data wacu Imana yo mwijuru aho umugisha ntabwo kuvuga izina ry'umuntu atabibereye uburenganzira ntabwo ari ngombwa ngo namange navuga ngo ndashimira papa kana ndashimira papa uyu n'uyu oya bariyize shimira sokuru bariyize aho bari Imana yo mwijuru aho umugisha no kuruka Imana kubw'imirimo bakoze ku bwacu kugeza uyu munsi wa none Imana yo mwijuru aho umugisha nta kintu tubashinja bakoze inshingano zabo ko zari zikwiye cyane Imana yo umugisha n'abagore babo tubashimira none se ugushimiye so wanyu umugore niwe ugira ubundi urugo ntuzi ko ari urw'umugore bari abasokuruza baba bazi cyangwa ba data nyine ba so wacu baba bazi ikiza frere ariyiza aho ari Nzuvuga frere arahita amenya uwo ari we turamushima Imana mwijuru mu umugisha cyane we na Demayi bakoze akazi katoroshe Imana yo mwijuru aho umugisha no kuri nta kintu tubashinja ako burangiye mba numva ikiza ako burya umuntu nakora ikintu cyiza uzukivuga uzumushimira kubera ko abantu ngiye buri abantu baranyobewe usanga abantu aho gushimira umuntu akamushima nkaho ahanyura kwenda ubundi manumva umuntu agomba kuvuga mu izina ry'umuntu jewe ku giti cyane niko nza numva umuntu wakugiriye neza uzumuvuga habe no wakugiriye nawe uzumuvuga oya sasa urabona zino social media urugero ushobora kuza ndimo kukugaya ndimo wena nkaba ngudashimira ngo ngusamaze ngo yakoze iki ngiki niki ngo ku buzima bwanjye ntabiguteguje kandi wenda ugashaka wenda hari uzi wari umuntu ukora ikintu ciza ntashaka kumenyekana yewe nende wanga ikintu ciko bamuvuga neza ntashaka kumenyekana oya agomba kuvuga akamenyekana ko ari umuntu mwiza je impamvu jewe none sereka nkubaze kuzubihisha urumva kuzubisha akiri ariko yamara gupfa kubera ko abantu bazavuga umuntu wapfuye yewe bakamamubwira kandi ubundi ngenza mvuga ngo umuntu wangiriye neza nyine mba ngomba kumuvuga akiriho akabyumva akabona ko mbizirikana kandi ngiye umuntu wese wangiriye neza nzamuzirikana rero ugomba kumuvuga mu izina aho kugira ngo uzamuhamye cyagiye yapfuye ngo uyu muntu ngo yakaza ngira gucya kwishura ngo uyu muntu ngo yanyishuriye ngo umwaka kwishura ngiye mama natubye ugomba gushima umuntu nibyo hariho nk'abantu bamwe tuzadukunda kugana ngiye ubwanjye nkunda indabyo none ariko nzambwira abo tuziranye barabizi zara njye uzumpereza ururabyo nkiri muzima kubera hariho abazazimpereza nkunda indabyo rero ubugomba rero niba ukunda umuntu niba arakubwiye neza mutwarira ishimwe ryiwe nimba ari urwo rurabyo aho kugira ngo uzarumuhereze yarapfuye ubugomba kurumuha ari muzima je ndashimira mama nakuze nyine mwita mama yego Imana imuhereze umugisha yambereye umubyeyi mwiza ni mama yitwa mama mukobwa mama beza mama keza yakamushimire urumva yambere umwana mwiza uzi ko ari ubwo yakazamaza gusoma zango wariye abana ntari mbese nyine ugasanga ahangayikishijwe no kwanje niwe muntu twabanye nawe cyane Imana iguhereze umugisha mama Imana iguhereze umugisha utagabanyijeho shimira na ba muyomba bacu niyomba wanjye Bisogo ndamushimira Imana igumugisha wabanye natwe nyine kuva tukiri batoya kugeza dukuze Imana iguhereze umugisha ugiye gushimira ba muyomba ndabashimira sinabenshi gatunagize ngewe uretse n'ibyo nta muntu utagize icyo akora mu buzima bwawe cyane ariko nyine abantu bazakora gutandukanye nase nk'umuntu reka nkubaza nk'umuntu barakwishuriye school fees wamuhamagara cyagiye jewe uriyagiwe n'umwihariko wiwe tugiye ngo tumushimire twakora umuvugo nene nabyita n'igisenge nyine ariko nyine urumva nyine ari umwihariko ariko kugira ngo ubone umuyomba w'umuntu wawe akwishuriye school fees cyagiye nje nkigiye nigaga nyine cyagiye cya visiting agent bakaza bansura bakazagusura nawe ntago bakazagusura kubera ko twigendaga nyine twiga ahantu hatandukanye kandi bamwe mba nabo batuye kure je nakaza nampamagara ni munsi ga no gusurana jewe agahita nyohereza amafaranga wari utuye hafi naho ni frere arabizi nawe niyo yaratuye ahantu hafi naho rero muzamureka dushimira abantu twagize Imana ituzanira bino bintu mwege mwigaga kure naho yari kure ariko nawe yakazanyohereza amafaranga igihe cyo kugira frenda gushimiye cyane ndashimira na muyomba wanjye umugore wiwe
Imana imuhumugisha. Ndashimira na Muyomba wageza nibuka Muyomba umunsi umwe yigeze kunkorera akantu. Niba icyo gihe Muyomba so ndamvuga mu izina. Uriya wa Kitengera. Naho yigeze kuza ku ishuri. Icyo gihe nakaka icyo gihe yaramaze gupfa. None azana isambaza zirazo mu ducupa. Ageze saradine. Anzana saradine nyinshi ako. Saradine mu kwishuri zari zemewe. Byahe. Uvuga ngo twazimishije he. Ahubwo hari intuza nakora yarakoze igitanga ugiye gusura umunyeshuri ugatwara saradine. Yego indabyo ahubwo nayo naratashe maze gutaha ndagira nayo naragwaye ndataha none usanga barazizanye barazikuye muri Kongo none ga ahita ngarura nyine arazana ku ishuri nayo naragwaye kandi ku ishuri twege nta kintu cyacemereye cyo wabesha ndazifata ndaziyora nasaro zijyanye gute ku ishuri nzihishaga mu gitenge nabazizingazinga mu gitenge none tugeze kujya muri refe byagendaga gute baziriraga muri doro twaziriraga muri doro bazirumanga ngweke twaziriraga muri doro none kubera ko urumva muri refe ntago byari byemewe nta nano kumva cyari ikintu kinini kandi mwaryaga gutya amamasera babarerewe maze sha tugira gasaza ka gatekeeper arangisha avuga ngo ibyo nibiki impano numva ngo shiza ngo bira mu gitenge ndamugane nabyo n'amakayi n'inkweto mana we Muyomba disandwanaho Imana igumugisha ndazirikana neza yawe nokuri si wowe twashimira noneho twishanze kuri ba Muyomba hano twakuriye ngerega impamvu ba Muyomba jeka nibo twabarega abantu bakabari hano twakuriye muri Edeni yacu hari umunsi tuzaza nabo tubabwire story zabo zaho ngaho sha iwacu kukaba abantu Imana yaremye yari yarahaye undi mutima utaneze nk'abandi abantu mwereka tubabwire wenda kubera ko icyo gihe ni nk'abanyamurenge bagiraga inka kiragiye bari bakeya oya ntago ntazo bari bafite ariko twebwe twagiraga inka uziko twakaza tunywa amata tukanagurisha tugira komana byazo bibuka bwa rukoko abantu bamuza Imana mwishaho umugisha baradukamiye baraturagiriye cyane baturagiriye ubu twagezaho igihe naka tugira inka zacu turorora tuba nyine abatunzi tuba nyine mbese nyine twisanga turi abaturage nyine baho ngaho ntabareka ngo guhera igihe mama gihaba cyane ahubwo mama yashize ahubwo dufite inka nyinshi binomva yashize ahubwo dufite inka nyinshi dufite inka nyinshi Imana mwishuyeho tugira ihene Imana mwishuyeho umugisha yego nukuri reka dushimire buri muntu wese ugira icyo akora ku wundi ushobora kuba kavuze wenda twibanze ku bana b'imfubyi ariko hari abantu babaye mu buzima bukomeye wewe ugira umutima wo gusapotinga mugenzi wawe Imana mwishuyeho umugisha ntugire ngo niwe wikorera wakorera abawe bazagukomokaho Imana mwishuyeho umugisha Imana mu ijuru ihumugisha buri muntu wese uzigira umutima w'impuhwe kandi mureke dushima Imana umuntu wese ufite icyo Imana yamukoreye mu buzima ushobora kuba warabayeho mu buzima bukikamiye bw'ubukene ariko ubu nyine hari ikintu Imana yagukoreye kuri wewe cyane naka gushima Imana twebwe turi mu mashimwe yicano niyo mashimwe mw'abantu ntago ari cani yindi izaza ngo izane inkuru ngo ziri hiting ibiki iyi ni cani y'amashimwe nawe niba ufite ishimwe ushaka kuzatanga ubuhamya uzatwandikire hasi hari nimero iri mu kiganiro uzatwandikire tubwire ati nanjye mfite story nshaka kubasangiza ikindi nanjye navugaho tugana ku musozo ikindi navugaho urumva nyine mwumvishe nyine ubuhamya bwacu ariko Imana nyine icyo gihe ntago twakomeje nyine muri ubwo buzima Imana yagiye ihindura amateka twabaye arashakwa nyine iwacu yarashatswe iyo nindi story cyane ko ndaga ngo tubirangira oya reka twe kurambira abantu iyo ni story yo tugeze mu rwego rwo gushaka nindi story cyane mwebwe gusa ntimukarambirwe tubasaba kudukorera subscribe wewe ufite ikintu cy'Imana yagukoreye mu buzima nukuri ukavuga ngo Mana ndibuka nigeze kugira gutya wankoreye iki Mana wankoreye iki ngiki fatanya naka gushima Imana kandi aho ngaho udukoreye subscribe reka dukomeze tubashimire ibiganiro byacu nakagaruka
tuzagenda tuzanaho n'abavandimwe bacu, mugende mutwereka urukundo, tugende dusangira inkuru nyinshi nziza zubaka imitima. Twabanjije kubasanga story zacu kugira ngo tukinjira mu biganiro bindi by'abatumirwa. Hari ukuntu ushobora gutangira gushimikira wowe utazi amateka yawe y'ubuntu. Rero murakoze, Imana mwinjiraho umugisha, abakomeje kudukurikirana, amahoro aganze kuri mwe.